kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025 Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri Village Urugwiro yakiriye umuherwe w'umushinwa akaba n'uwashinze ikigo Alibaba Group Jack Ma. Yakiriwe ari kumwe na Jerry Yang uri mu bashinze ikigo Yahoo. Ibiganiro by'abo bashoramari bombi na Perezida Kagame byibanze ku mahirwe y'ishoramari u Rwanda rufite n'ubufatanye mu bijyanye no guteza imbere ihangwa ry'imirimo ndetse no guhanga udushya. Jack Ma na Jerry Yang bari mu Rwanda aho bitabiriye isozwa ry'inama Africa's Business Heroes ABH. Inama imaze iminsi ibera i Kigali irimo kuba ku nshuro yayo ya 7. Ikaba inama yahurije hamwe abasaga 1000 barimo ba rwiyemezamirimo, abashoramari, abajyanama mu by'imari, abafatanyabikorwa n'inzobere mu nzego zitandukanye ku mugabane wa Afurika bigaga ku iterambere ry'ishoramari. Gusozwa kw'iyi nama kujyana no guhemba ba rwiyemezamirimo bato batanga icyizere ku mugabane wa Afurika, bagahabwa inkunga n'ibihembo byo gukomeza kwagura no guteza imbere ibikorwa byabo. Jack Ma aje mu Rwanda nyuma y'igihe atagaragara cyane mu ruhame. Ibintu byakunze guhuzwa n'umubano we na leta y'Ubushinwa, umubano utifashe neza guhera mu 2020 ubwo yanengaga ubukungu bw'icyo gihugu. Kuva icyo gihe Jack Ma ufatwa nk'umwe mu bacuruzi bavuga ari kijyana mu Bushinwa yatangiye kutagaragara cyane mu bikorwa rusange yarasanzwe agaragaramo, ndetse bikanahwiwiswa ko yaba afunze nubwo byagiye binyomozwa. Jack Ma aza mu baherwe 10 ba mbere mu Bushinwa, aho afite umutungo ubarirwa muri miliyari 31 z'amadolari. Ni umwe mu bafatwa nka basekuruza b'ubucuruzi bujyanye n'ikoranabuhanga bikomotse ku rubuga yashinze rucururizwaho kuri internet arirwo Alibaba. Yarushinze mu bihe ikoranabuhanga ryari rikiri hasi ku isi. Jack Ma afite imyaka 61 ubu ngubu. Afite ubuhamya bwihariye mu bijyanye n'ubucuruzi kubera ko yakuriye mu buzima bushaririye, yinjira mu bya business nta mahirwe ahabwa, by'umwihariko yinjira mu ikoranabuhanga ryari rigoye icyo gihe nta n'ubumenyi bifitemo. Ubuhamya bw'ubuzima bwe bwigishwa hirya no hino mu mashuri y'ubucuruzi n'ishoramari, ndetse nawe ubwe yabigarutseho mu 2017 ubwo yari mu nama ya Youth Connect i Kigali. Iyi tugiye kubagezaho ni inkuru y'ubuzima bw'umwe mu baherwe birwanyeho mu mateka y'isi. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Mbahaye ikaze. Muraho, waruzi ko gutera imbere rimwe na rimwe bituruka ku byemezo bitanagoranye bamwe muri twe bafata nko kwizigamira mu kigega Aronite Iterambere Fund. Aronite Iterambere Fund ni ikigega gicungwa n'ikigo cya leta Rwanda National Investment Trust, aho ushobora kwizigamira amafaranga akabona inyungu irenga 11% buri mwaka. Nubwo mu Iterambere Fund dushishikariza abantu kwizigamira by'igihe kirekire, mu gihe ukeneye amafaranga yawe uyahabwa hamwe n'inyungu amaze kugezamo kandi nta musoro ukuweho. Iyandikishe kuri wa_shora_aronite_rawa cyangwa ukanda akanyenyeri 589 akadirishya ukurikiza amabwiriza. Mu kigega Aronite Iterambere Fund twakira abantu ku giti cyabo, ibigo n'amatsinda y'abantu kubera ko kuzabaho neza ejo hazaza bireba buri wese. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku murongo utishyurwa 5890 cyangwa se urubuga rwacu kuri wa_aronite_rawa. Imyaka ibaye 6 Jack Ma asezeye ku buyobozi bukuru bw'ikigo Alibaba, ikigo yashinze, ariko inkuru y'uburyo yakizamuye kikaba mu bya mbere bikomeye ku ruhando mpuzamahanga ntabwo iribagirana mu mateka. Jack Ma ni umushinwa wavutse ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9 mu 1964. Avukira mu mujyi wa Hangzhou, ni mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubushinwa. Amazina ye nyakuri ni Ma Yun. Yamenye icyongereza akiri muto biturutse ku kuganira n'abakoreshaga ururimi rw'icyongereza bazaga gucumbika muri hoteli zo muri Hangzhou. Afite imyaka 9 gusa, Jack Ma yatemberezaga ba mukerarugendo bagendereraga uyu mujyi yifashishije igare rye, bituma kungwa cyane muri aka gace ke, ndetse anahabwa akabyiniriro ka Jack kubera ko aba ba mukerarugendo bagorwaga no kuvuga izina rye ry'igishinwa, birangira bamwise Jack. Jack Ma nk'abandi bana bose yagannye ishuri, ariko kubera ko atari umuhanga kugira ngo ajye mu mashuri yisumbuye byamusabye imyaka 4 kubera ko yakoze ikizamini kimwinjiza mu mashuri yisumbuye inshuro 4 zose atsindwa. Kubw'amahirwe Ma yaje no kugana kaminuza, yiga ibirebana no kwigisha icyongereza muri kaminuza yitwa Hangzhou Normal University. Asoje kaminuza yabaye umwarimu w'icyongereza, gusa kubera ko yakoreraga amafaranga make, no kuvuga amadolari 12 ku kwezi, byatumye ashaka kandi kazi kamuhemba neza. Yasabye akazi ahantu hasaga 30 byanga.
we yanasabye bourse yo kujya kwiga ahantu henshi biranga, harimo no muri kaminuza ya Harvard. Mu mwaka w'1995 nibwo Jack Ma yatangiye kumva ibijyanye na internet, yumva bimuteye amatsiko by'amahire, aza kujyana na za nshuti ze za ba mukerarugendo muri Amerika, amenya uko internet ikoreshwa. Gusa bitangaje, yagerageje gushaka iwabo mu Bushinwa waba ufite ubwo bumenyi kuri internet, abura n'umwe. Yifuzaga uwo bafatanya. Akubutse muri Amerika, Ma n'umugore we biyemeje gutangira kujya bafungurira website cyangwa se imbuga za internet amakompanyi atandukanye y'ubucuruzi, ndetse biranabahira, bituma Jack Ma agirirwa icyizere na leta, ahabwa kuyobora ikoranabuhanga muri minisiteri yari ishinzwe ubucuruzi mpuzamahanga n'ubuhahirane bushingiye ku bukungu, hari mu 1998. Yahavuye nyuma y'umwaka umwe, ahita ajya gushinga kompanyi iri mu zikomeye kuri uyu mubumbe, ariyo Alibaba. Igitekerezo cye cya mbere kwari ugucuruza akoresheje internet, yewe byaranamuhiriye. Kuva icyo gihe Jack Ma atangira kurushaho kugenda yagura ubucuruzi yakoreraga kuri internet. Kompanyi ya Alibaba yagiye izamuka, yagurwa n'ibitekerezo bishya yakoresheje agendeye ku byo yabonaga isi ikeneye, ahereye ku Banyangzu avukamo. Mu mwaka wa 2014 sosiyete Alibaba ya Jack Ma yari imaze gukura, imaze kwinjiza arenga miliyari 25 z'amadolari y'Amerika mu myaka 14 gusa yari imaze. Bituma ica agahigo ko kuba kompanyi y'ikoranabuhanga ifite agaciro kurusha izindi zose ku isi muri uwo mwaka. Ubwo yari mu Rwanda mu mwaka wa 2017, Jack Ma yabwiye urubyiruko ko ubuzima bwe bw'ubucuruzi bwaranzwe n'ibibazo bitandukanye. Icyakora ahishura ko amahame agenderaho ariyo yatumaga abasha kubyigobotora. Ati iyo uri mu bibazo nta muntu ushobora kugushimisha, ahubwo wowe urabyikorera kubera ko ushaka kurira ugasanga ntacyo bimaze, ugasanga kuvuga byinshi bizatuma utakaza amahirwe yawe. Nta muntu ukunda gukorana n'umuntu winuba, abantu bakunda gukorana n'abantu bafite icyizere kibiri imbere. Yagiriye inama bikorera ko bagomba kubanza gukunda ibyo bakora, bagakora ibishoboka byose ngo abakiriya bishime, kubera ko nibo bamenyekanisha ibikorwa ku gice kinini, kandi bakagerageza gutuma abakozi bishima, kubera ko nibo batuma ikigo gikomera kurushaho. Yakomeje agira ati ikindi ntukite ku bantu muhanganye ku isoko nk'abari byuha umwanya munini, nibura 90% ujye uharira ibikorwa byawe. Jack Ma kandi yasabye abihangira imirimo ko mu buryo bwo kubaka ubucuruzi kugira ngo ushake abakozi bazima, ugomba kureba abafite ubumenyi bushobora kuba busumba ubwawe. Niba ubonye umuntu mu gihe kiri imbere ashobora kuzakuyobora, muha akazi. Yavuze ko ajya gutera imbere ahanini yabifashijwe n'uko mu Bushinwa nta bikorwa remezo bihagije byari bihari byafasha abantu gucuruza mu buryo busanzwe, ku buryo iyo ahantu hari ikibazo, ku rundi ruhande aba ari amahirwe yabyazwa ishoramari. Kubera ubuzima yabayemo bikarangira abaye igihangange, Jack Ma yakunze kuvuga amagambo yagiye aba nk'itara rimurikira abandi. Hari nkaho yagize ati niba wifuza gutera imbere, shaka hari amahirwe meza uyu munsi. Niba wifuza kuba kompanyi ikomeye, tekereza ku bibazo biri mu buzima bwa buri munsi ushobora gukemura. Yaravuze kandi ati abanyabwenge bakeneye umuntu utekereza ibitandukanye kugira ngo abayobore. Iyi kipe igizwe n'abahanga gusa, ni ngombwa kugira undi muntu utandukanye nabo kugira ngo abereke inzira, kubera ko imitekerereze ye ibitandukanye n'iyabo. Biroroha kugera ku nsinzi iyo ufite abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Jack Ma yarongeye aragira ati ntuzigere uhemukira abandi, haba mu bushabitsi cyangwa se mu buzima. Ati mu 1995 nahemukiwe n'ikompanyi enye, ubu zamaze gufunga. Iyi kompanyi ntabwo ishobora gutera imbere binyuze mu buhemu. Uretse ubucuruzi kandi, Jack Ma na Alibaba bakorana n'ibihugu mu iterambere ndetse n'ubumenyi, bagamije guhanga umurimo no gufasha abarwiyemezamirimo. Urugero, Alibaba yasinyanye amasezerano n'u Rwanda hagamijwe gutangiza gahunda y'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, Electronic World Trade Platform. Ikubiyemo ibijyanye n'ubufatanye bugamije gufasha ibigo bito n'ibiciriritse byo mu Rwanda kugurisha ibicuruzwa byabyo mu Bushinwa, ndetse no kubaka ubushobozi bwabyo mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu bucuruzi. Guhera mu 2019 ba rwiyemezamirimo b'Abanyarwanda bahabwa amahugurwa muri gahunda yiswe Alibaba Netpreneur Training Program. Ni amahugurwa agamije gufasha ba rwiyemezamirimo n'abayobozi b'ibikorwa by'ubucuruzi mu nzego zitandukanye kugira ubushobozi bwo guteza imbere ibikorwa byabo hifashishwa ikoranabuhanga. Mu 2023 byavuzwe ko u Rwanda ruri mu biganiro n'ibigo by'ikoranabuhanga byo mu Bushinwa birimo Alibaba ya Jack Ma kugira ngo bibe byafasha u Rwanda guteza imbere ikoranabuhanga ryarwo, harimo no kwishyurana. Uburyo bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga rya Alipay ni bumwe mu bukoreshwa cyane mu Bushinwa. Ni ikoranabuhanga rya Alibaba. Ku muntu ugeze bwa mbere mu Bushinwa,
afite amafaranga mu ntoki ashobora kubura icyo yakoresha kubera ko kwishyura ibicuruzwa cyangwa se serivisi ahantu hose ni ikoranabuhanga rikoreshwa. Buri gicuruzwa kigira nimero banga yacyo izwi nka barcode. Buri mucuruzi akagira imashini ibasha gusoma iyo nimero ijyanye n'igiciro cy'icyo gicuruzwa. Iyo umaze kugura, icyo bakora ni ugufotora cyangwa se ibyo bita gusikana ya nimero y'igicuruzwa, bakakwereka ayo ugomba kwishyura, nawe ugakoresha telefoni wishyura. Ni ibintu byihuta kubera uburyo bw'imyishyurire bwateye imbere, babifashijwemo na porogaramu z'ikoranabuhanga nka Alipay ya sosiyete ya Alibaba ndetse na WeChat Pay ikorana n'urubuga nkoranyambaga rwa WeChat twagereranya na WhatsApp yo mu Bushinwa. Ubu buryo bwo kwishyura mu ikoranabuhanga buteye imbere cyane mu Bushinwa, ku buryo nibura abasaga miliyoni 900 muri icyo gihugu nibwo bakoresha bishyura. Ubu nibwo Jack Ma na Alibaba bifuza kuzana mu Rwanda. Uretse mu Rwanda kandi, Alibaba ikorana n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika nka Afurika y'Epfo, Misiri, Nigeria, Kenya, Ghana, Maroc na Tanzania mu bijyanye no kohereza ibicuruzwa, ubucuruzi bwo kuri internet no kwihangira imirimo. Icyakora Jack Ma yigeze kutavugwaho rumwe mu 2019 ubwo yagaragazaga ko ashyigikiye uburyo bw'imikorere bwiswe 996 system, aho abakozi b'ibigo bakwiriye kumara mu kazi amasaha 12 kandi bagakora iminsi 6 mu cyumweru aho kuba iminsi 5, abantu bakora amasaha 8 ku munsi. Icyo gihe Ma yavuze ko abantu bakunze gutangarira uburyo Ubushinwa bwateye imbere mu gihe gito, bakirengagiza uburyo bw'imikorere bwatumye Ubushinwa butera imbere, bityo ko ubu buryo bukwiriye gukomeza kugira ngo ibihugu bitere imbere. Kuri we ngo uburyo abakozi bakoreshwamo hirya no hino ku isi biteza imbere ubunebwe. Iyi myumvire ayisangiye n'abandi bashoramari nka Richard Liu washinze urubuga rwo gucururizaho kuri internet rwa JD.com. Jack Ma yigeze kuvuga ati niba tujya ku kazi saa 2 za mu gitondo tugataha saa 11 z'umugoroba, iyi ntabwo yaba ari kompanyi y'ikoranabuhanga. Alibaba ntabwo ishobora gutera imbere niba dufite ka kamenyero ka saa 2 kugera saa 11. Dukwiye kwigendera tugashaka ibindi dukora. Jack Ma ni umwe mu bantu bahoze bakomeye cyane mu ishyaka CCP riri ku butegetsi mu Bushinwa. Mu mwaka wa 2018 iryo shyaka ryashyize Ma mu bantu 100 batumye Ubushinwa buba icyo buri cy'uyu munsi mu myaka isaga 40 ishize. Mu 2016 ikinyamakuru CNN kigeze gutangaza ko ishyaka CCP ryegereza cyane abacuruzi bakomeye mu Bushinwa kugira ngo bakore ibiri mu murongo w'icyerekezo cy'igihugu, banakibera abavugizi aho bagiye hose. Iki ni nuko bivugwa ko ku bantu bose bindiza amadolari arenze 1500 mu Bushinwa ku kwezi, mu gihe ari abanyamuryango ba CCP basabwa kwishyura 2% by'umushahara wabo bikajya mu bikorwa by'ishyaka. Ishyaka CCP rifite abayoboke bagera kuri miliyoni 90, kuryinjiramo bigasaba ikizamini cyabi cyanditse n'ikimyitwarire myiza. Nubwo byari bimaze igihe bihwihwiswa ko Jack Ma yaba yarashyizwe ku ruhande n'ubutegetsi bw'Ubushinwa azira kubunenga, mu kwezi kwa 2 muri uyu mwaka yongeye kugaragara mu nama yahuje abashoramari na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, ndetse bagaragaye basuhuzanya, ikimenyetso gikomeye cy'uko gifite ijambo mu Bushinwa. Binavuga ko yongeye kugirirwa icyizere cyo kumwe mu bavuga rikijyana mu kigo Alibaba, bitandukanye nuko byari bimeze ubwo yari amaze kuva ku mwanya w'umuyobozi mukuru wacyo. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho ubutaha. All you are is black ink on blue line. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba, mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho.
wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isura ikunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etaje ya mbere. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa3.mess.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda. We took one more